hanyuma icya kabiri uyu mudamu ntiyigeze avuga ibibazo by'abarimu kandi ndabizi neza ko mu mutima we azi ibibazo yagiye mu ariko bucucike bw'amashuri kuko bamweditinze yagomba kuza kuvuga politiki y'uburezi kandi ntabwo aricyo kibazo abarimu bafite. Icya mbere rero politiki iri kiriya ikintu gihari nuko iki yasubizaga cy'ubucucike wibuke ko nese ejo bundi yasobanura uko bizakorwa yaje kukibaza ngo kigira teka dakora muri nese uriya mudamu uriya mudamu ariko amubwira minisitiri aza ko minisitiri adakora na nese ni umunyamabanga we kavugaga muri kwigira abarimu kugira ngo bimenyekane ku bimenyekane gute minisitiri afite deje minisitiri afite nesa minisitiri afite buri wese abamwibutsa ntabwo yavuze mikorebo ndahera ku wabajije urumva uyu wabajije ntabwo nimo kuvuga ngo yabajije nabi ariko ibyo bamubwiye kubaza ni bibi kuko nabazi neza nesa ikorana abyemeye nesa ikorana nesa ni ikigo gishamikiye kuri minisiteri kuba ejo bundi yaratangaje uko abana baziga kubera ko ubucucike buhari deje ikibazo barakizi icyo yakakirekeye abanyapolitiki aribo nesa na minisitiri. Abarimu ntiyigeze avuga ikibazo cy'abagore barimo guheka impinja basi ntabwo kuba uri umwarimu byakuza kubyara abana b'inkurikirane nk'abandi bagore bose uburenganzira bwe ariko we hari n'igihe abatari uburenganzira akisanga ariko byagenze agasiga uruhinja rw'imyaka 2 n'igice i Rusizi agatwara uwo yabyaye w'amezi 3 ko aribwo akazi gatangiye akamujyana ka Gitumba bakamwima ntuze mitasiyo noneho icyo nicyo kibazo cya mbere yari bubaze kandi agatanga n'ingero kugira ngo minisitiri atange igisubizo kangaruke kuri sako rero minisitiri adufasha akadukubirana akaturunda mu gitebo agapfundikira barora akamusinyira. Icya mbere kirimo niba abantu ninde muntu wanze kuba ahantu heza abarimu barakomplaininga cyangwa baravuga ko amafaranga mwarimu sako itanga ku nguzanyo ishingiye ku mushahara wabo ni make. Iyo bagiye muri banki y'ubucuruzi iya kuba 3 ishingiye kuki kuri wa mushahara. Icya kabiri banki y'ubucuruzi iguhaye amafaranga ishingiye ku bwishingizi bw'umushahara ntigusaba abandi barimu baza kukwishingira yego none mwarimu sako ifite umushahara w'umuntu imuhemba sibyo ari aho ahemberwa. Icya kabiri ikamusaba abarimu bo kumwishingira 3 ikamuha n'amafaranga mato make. Icyo ni ikibazo mwarimu sako ifite gituma abarimu bose bababwiye ngo muzaha bakahanga kuko ntacyo hazabamara mu bijyanye na credit ariko bikaba ngombwa ko bagiye kugira ngo amafaranga yabasohoke noneho kubera ko ari itegeko noneho bakajyaho bagashyiraho amafaranga akayaterura akaza akayajyana mu yindi banki. Icyo gihe iyo arimo kuyajyana mu yindi banki ya banki ntishobora kumuha insurance ishingiye ku mushahara cyane kuko ntabwo imuheshware ishobora nako inguzanyo yego ishingiye ku mushahara kandi atari bunyura imuha cyo kora wenda ashingiye udufaranga duke bishingiye ko bareba uko konte yikora yego. None nyakubahwa minisitiri urimo kuvuga noneho iyo bashaka kugira ngo abantu twese tumire nkeri nibyo Marishari yavugaga bati rwose iyi sako yashyizweho na perezida ntabwo agamije kugira ubuzima bwiza bw'abarimu. Nta muntu wigeze ahakana ko igitekerezo cya sako ari cyiza ni nk'icya koperative ariko abantu bakora mu makoperative batumye wazanye igitekerezo cy'amakoperative tubona ntacyo yadufashije kuko abaje gukoramo batwiba ubwo tukabimwegekaho byose twazanye koperative ahubwo uyu nguyu yashaka ko tutabivugaho cyane aramwisegura ngo noneho dutwarwe n'amarangamutima y'uko abaturage bose bakunda perezida uzarebe ikintu cyose cy'umwe umukuru w'igihugu umuntu ahita avuga ati noneho abarimu baracyashima perezida ko yabonyeje umushahara ukikuba inshuro hafi 8 bakavuga bati ubwo bamuvuzeho ntituri bwongere kuzamura amajwi kandi uyu muntu bavuze ni ukubacecekesha mu bwenge. Rero minisitiri subiza ikibazo wiza guheka perezida hari ikibazo hano kivugwa itegeko riyishyiraho hari ikibazo kivugwa cyuko nubwo yitwa sako sinzi niba ari ikibazo cy'umwarimu wa leta ko abarimu mu mashuri yigenga bo ngo iyo babaye n'inguzanyo babanga kuri 14% mu gihe muri leta babaye 11. urumva baricyo ibaza ahantu batanga inguzanyo 11%, umuntu akahanga akajya gufata iya 18% muri banki y'ubucuruzi. Ndagira ngo urebe umwarimu uzi gusoma wigisha imibare wigisha ekonomi gufata kemera 7 kiyongera kuyo yari bubone ariko akajya ahantu ni ukuvuga ngo akavuga ngo ni yabo rero bagomba kuyiba. Munyakubahwa minisitiri ndagira ngo nkumenyeshe inzu udafite icyo uriramo wubatse inzu irimo induru
niyo mpamvu umugore yahukana akava mu nzu igeretse sibyo akajya gutura mu manegeka niyo mpamvu umugabo avuga ati uyu mugore azansinda agasohoka akajya gutira icumbi asize inzu igeretse 3 ntayiraremo nicyo kirimo kuba ku barimu sako aba bose ubona basohoka inzu yitwa mwarimu sako nta mahoro arimo nta nyungu irimo kuri banke ku barimu niyo mpamvu bose barimo kugira bate kuyihunga nimukemura ikibazo murebe ko natwe kankuba urugero ubu ngubu abasivili twese tuba twifuza kujya muri banke ya gisirikare kubera ukuntu bimeze ariko ntabwo wabona uko ujyayo kubera ko batanga inguzanyo kuko ibintu byabo byubatse biri smart mba numva nanjye najyamo umuntu yembwa ati ye bampaye ku giciro iki niki abantu ngo byagenda bite ngo nanjye ariko mfatira bati ntibyakunda cyo ushaka umusirikare akakurongora ubwo se nkanjye ushaje ubwo nyine ngiye kugwa muri za beka n'ahandi agiye guca umugani wari guta usezera noneho ikibazo Emerance yajyanye lisiti se nazakwishyura kwezi urumva wajyamo ikirarane ariko icyo nashakaga kuvuga ni iki ni ikibazo niba twebwe twifuza kujya muri banke tutemerewe n'amategeko kuko abafite aho bahuriye nayo baraza bakubwira ibyiza byayo abarimu bo mwakemuye ibibazo bafite inguzanyo umushahara murawufite mukabahera ku giciro gito kandi amafaranga ashobora uraho umuntu 3.5 million ugiye no muri statistique